icyifuzo cya kabiri cy'Imana dukwiye gusengera, icyifuzo cya kabiri ni ukubaho ubuzima bwubaha Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Nangira nababwiye ngo ikintu abisi baduhora nuko ibyo tuvuga bidasa n'ibyo dukora. Dukwiye kwiga kubaho ubuzima bwubaha Imana, ukayubahisha amafaranga yaguhaye, ukayubahisha imyenda utunze, ukayubahisha imbaraga z'ubusore ufite, ukayubahisha ubwenge wize mu ishure, ukayubaha, ukabaho ubuzima bwubaha Imana. Maze imyaka 15 ndi umupasiteri, nyoboye itorero rinini. Buri gihe twakira abantu bashima Imana. Ndashima Imana, singihaha ku kiro mpahira ukwezi. Imana ishimwe ko yakugaburiye, wowe ugaburira abangahe? Inyungu y'Imana mu biryo byawe birihe? Ni gute wubahisha Imana ibijya Imana yaguhaye? Ndashima Imana, sinkigenda n'amaguru, Imana yampaye imodoka. Imana ishimwe rwose gutanga amamodoka, ntibyicuza mu mugambi wayo. Imodoka yawe iri mu ihe nyungu y'Imana, witwaramwe bangahe? Uzi kunyura mu gitondo imvura irihiragwa, ukanyura ku cyapa cyuzuye abantu bajya mu cyerekezo cyawe, wazamuye ibirahuri wumva radio wenyene, abandi bariho baranyagirwa, Imana yaragusubije.